Dore rero ukuntu ukora KYC ya FMC Pay kugira ngo tugendane neza 5 kwa 5. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe wakora utarahakora KYC yayo ngo bikunde. Ni ukuvuga ngo rero icyo ukora urakanda kuri aka kantu k'agatwe kari hano mu nguni murakabona, ugakandaho. Iki gihe bakwereka ko ari email, nyine email yawe ngiyi hano na username yayo, ariko barakwereka ko iri unverified. Ubwo icyo ukora rero urakanda kuri unverified. Ubwo tugiye gukora KYC, murabona ko barayiduhereza, baratwereka ko tugomba gukora KYC yacu. Turakanda kuri start nk'ibisanzwe. Tukigera ahangaha uhitamo ese ufite passport, ubwo ugahitamo, uhitamo indangamuntu ukahitamo, ufite perime cyangwa se driving license ugahitamo. Ubwo nge mfite indangamuntu ndayihisemo hano, murabona ko nayo nahisemo nkande continue. Ubwo turakomeje kugira ngo ukore KYC yayo neza. Mbere na mbere murabona habanzamo nyine cya cyangombwa wahisemo, uhitemo igihugu cyawe. Ubwo nawe urahitamo igihugu uherereyemo, reka kize. Ubwo ndareba igihugu nanjye merereyemo, ubwo urareba icyo uri cyo, niba uri mu Burundi, niba uri Zambia, niba uri he, igihugu uherereyemo kihuza n'ibiri ku ndangamuntu nicyo baba bashaka. Ubwo ndahitamo u Rwanda nguru nge narubonye. Ubwo nawe nibwo urahitamo igihugu cyawe. Amazina urahitamo amazina yawe, n'ubundi izina rya mbere nge bahitaza yose, n'ubundi bakayamereza first name na last name, birthday. Ni ukuvuga ngo hano urahitamo itariki ziri ku cyangombwa. Hari abantu wenda bazi ngo wenda ngo navutse nko muri 97, ariko ku ndangamuntu bakibeshya bashyiraho nka 2 akabashyiraho ngo 97 kuko ari byazi. Oya, shyiraho ibihura n'ibiri ku ndangamuntu yawe, ku buryo nibaza kureba ifoto yawe ku ndangamuntu n'ibyangombwa by'amavuko neza ku ndangamuntu cyangwa se kuri perime, babona bihura na date wowe watanze. Ni ukuvuga ngo ubwo nanjye ngiye kureba itariki zihura nayo, iya mbere yo kwa mbere. Ubwo nanjye wowe nawe urashyiraho ibihura n'imyaka yawe. Ubwo ngiye wekizemo ibyanjye, mwande confirm. Ugikanda confirm, hano barabaza umujyi urashyiramo w'agace uherereyemo. Hari abantu hita yumva ngo ubwo umujyi ngo ni nk'u Rwanda, ngo ni nk'i Kigali na hose. Oya, ni ukuvuga ngo mu mujyi urareba umujyi wowe wahuri kugira ngo uze guhuza n'ibyangombwa byawe. Nk'ubu hari abantu ushobora kuba uri nko mu ntara, wenda uri nko mu karere wenda ka Huye, ni urugero. Ubwo nanze ku Banyarwanda warangiza ugashyiramo city Kigali. Icyo gihe nushyiramo district cyangwa se akarere, urumva ko biraba binyuranye. Shyiramo umujyi w'ahantu herereye, birahita byoroha cyane, birahita byumvikana kugira ngo byorohe cyane. District bya bintu nababwiraga, akarere uherereyemo, ubwo ndagashyiramo. Nawe urashyiramo imyirondoro yihuye n'iyahuri, aderesi. Ahangaha nyine ugushyiramo ahantu wowe noneho uherereye bwite. Ubwo murabona ko nanjye nahashyizemo neza. Aha kuri expire, ubwo ndi kugira ngo na video itaba ndende, expire hano urahishyiramo igihe uzi indangamuntu yawe zarangira. Hari abantu baba bafite indangamuntu ziri igihe bizarangirira. Twebwe rero mu Rwanda kuko nabyo ubishatse ubundi ushyiraho December mu kwa 12 ku itariki 31. Ubwo reka mbibe ari byo nshyiraho ngewe ku itariki 31 z'ukwa 12 muri 2050 nibura, kugira ngo nago wagenda utahafirinze. Ku Banyarwanda twebwe turabizi ko bitemewe, nta gihe dufite izarangirira, ariko ubushyizeho nibura iki gishoboka, kuko iki gihe ni kirekire cyane. Waba ukiyikoresha FMC Pay, ukande confirm. Ubwo tumaze gushyiramo ibyangombwa, hano tugiye gushyiramo nimero y'indangamuntu cyangwa se icyangombwa cyacu, niba ari passport washyizemo, niba ari iki. Ubwo nanjye ndayishyiramo, nawe urashyiramo iyawe. Yes, murabona ko namaze kuyishyiramo. Ubwo nawe urashyiramo ibyawe byose, ubanze ufiringa urebe ko byuzuye neza uko babigusabye, urebe ko nta hantu namwe wibeshye. Ukibisoza ukande continue, utegereze. Yes, murabona ko ubwo ibya mbere tumaze kubikora. Icyo tugiye gukora personal verification na taking photo ID. Tugiye gukora verification y'amafoto y'indangamuntu, ndetse tunakora na KYC y'isura. Icyo dukora rero, murabona turakanda ubwo kuri front. Murabona barabanza akatwereka kuri front document mu cyangombwa ifoto ibanza yacyo. Ni ukuvuga ngo indangamuntu yawe ugomba kuyifotora nibura ikazamo itambitse, ntabwo uyihagarika. Urugero ubwo ngubwo mururebe nka gutya mubona iyi yanjye nyishyizemo, ndakeka muri kubibona. Yes, ndakeka muri kubibona. Murabona ubwo icyangombwa kijyamo ni gutya, kugira ngo kibe kigiyemo neza. Ubundi dufate na back kugira ngo bigende neza.
Yes, murabona ko ibyangombwa byacu byose byagiyemo. Nawe icyo usabwa ntabwo uyihagarika, icyo ukora utambika indangamuntu yawe cyangwa se perime yawe kugira ngo ijyemo muri buno buryo mubona irimo. Dukande continue, ubwo turakomeje. Yes, murabona ko ubwo KYC turi kuyikora 5 kwa 5 tugendana kugira ngo hataza kugira umuntu uvuga ngo hano wuzuzamo ibiki kandi mbamweretse uburyo ki ubyuzuzamo. Mwibutsa ko iyi FMC Pay ngigaragaza kije guhangana na Binance. Murabizi Binance niyo exchange ya mbere twese tuzi komeye cyane. Rero iyi FMC Pay y'abanyamerika ngo ifite gahunda yo kuza kugira ngo bahangane ku isoko, ibe exchange ikomeye cyane. Ari nayo mpamvu na coin yayo butuvuganira ku isoko nkuko nabibasobanuriye muri video yabanje, nako mu butumwa nabanje kubahereza mbere yuko mbafungurira ngo dukore KYC yayo. Ubwo kurikira neza dukore KYC neza cyane, ibindi tubikore byose neza. Yes, ukimara gusubmitinga indangamuntu birangiye rero uhita uhabwa noneho personal verification. Murabona ko ariyo step ikurikiyeho. No kuvuga ngo urugero rw'ifoto ugomba gukoresha murabona ukuntu rumeze. No kuvuga ngo ntabwo ureba muri screen neza, ugomba kuba usa nk'uhengamye. Murabibona neza cyane ku buryo ugutwi kumwe kuba kugaragara uruhande rwako unareba no muri kamera, n'ubundi ukaba muri kamera ariko ugutwi kumwe kukaba kugaragara. Ndakeka bira bintu muri kubireba neza. Iyi foto baba bashyize aha ngaha niyo y'urugero nyine, reba ukuntu ahagaze asa nk'uhengamye areba muri kamera. Ubwo rero nibyo tugiye gukora natwe nyine kugira ngo mubibone neza cyane. Icyo gihe uri gukora KYC ya RFMC Pay twagiye. Ubwo ndakanda hano muri take photo, ndakeka muri kuhabona, kanongere n'urumuri, urahakandamo. Iki gihe kamera y'abantu hari igihe kamera iba ari nini ugasanga kamera yawe yuzuye screen, jya ugerageza gukanda kuri kano kantu karimo hano uhindure size ya kamera. Iyo irangaha birakugora gufata kamera neza cyangwa se gufata ifoto yawe neza. Ugerageza buryo ki ushyira nibura awashyira cyangwa ahangaha ariko hose ikintu nuko kamera iba iri buze gufata ifoto noya. Ikindi none ugashyira kuri selfie ukifotora. Ese murabona ko ifoto namaze kuyifata, ubundi mvivure murareba ko yamaze kujyamo. Mwese murabona ko n'ubundi irasa n'iri hano, urareba ugutwi kuragaragara n'ikindi gice cyako. Then ndakanda continue. Ubwo ni KYC ya nuza turi gukora. Iki zose ni verification, mbagira ngo bibereke 5 kwa 5 atazagira umuntu uvuga ngo nagaze ukuntu verification ikorwa. Twagiye dutegereze nyine bayemere babanza ba processing. Yes, ndakeka mubona ko nyine personal verification namaze kuba kuyicompletinga nkuko muri kubibona hano. Ubwo icyo nkanda ndakanda confirm. Iki gihe ubwo ni ugutegereza ikajya muri review nyine. Murabona ko bahise banyereka ngo waiting for review. Iki gihe urategereza ukaza kureba ko nyine ibyangombwa, isura n'ibiki byose biza kuza ari byo bakabyemera. Iyo bamaze kubyemera rero icyo gihe uba wamaze gufungura account kuri iyi FMC Pay. Ubwo rero ibindi byose n'ubundi turi kumwe kuri YouTube channel All Mining Update ndetse no kuri group WhatsApp All Mining Update. Uko ibindi byose bikorwa nabyo video zajya zigenda zibageraho 5 kwa 5 nkuko niyemeje kujya mbibafashamo. Nagira ngo mbereke uburyo ki umuntu akora verification y'iyi RFMC. Yes, nyuma yuko tumaze gukora KYC nyine ya FMC Pay tugarutse kureba niba yabaye verified. Ubwo turakanda n'ubundi muri ka kantu ko mu nguni murakabona neza cyane. Ukimara kugakanda murabibona nyine ko yamaze kuba verified. Ubu igihe ikimara kuba verified, icyo nkubwiye cyo nuko nahise mabwa zino coin za FMC Pay 2500. Ukuvanga ikikubwira ko bifite ukanda hano kuri wallet. Murabibona wallet dore ngibi, nuvuga ngo ibi 2500 utibiboneka bitukanda hano kuri spot. Aha
yes bikaza hano kuri spot uhita uzibona, dore ngizi FMC Pay 2500 byose bihwanye n'idolari rimwe, ubu tuvugana niko biri kugura, uhita uzihabwa nawe direct ukimara gukora KYC kemerwa. Ubwo rero nahaweho kugira ngo ukore KYC unakore account, naberetse byose mba nayageje kubibereka 5 kwa 5 kugira ngo utaza kwibaza ngo uburyo KYC korwamo ngikorwa itenga ibiki n'ibiki, kandi ibintu byose mba nagerageje kubikwereka neza cyane. Ubwo rero ahasigaye nahanyu kugira ngo mukore KYC namwe aya madolari muhitemo yabona. Bibutsa ko dore ifite P2P, nawe babwiye dore ngiyi hano rwose peer to peer nkuko Binance imeze, murabona biriho, uragurisha ukagura amadolari wishyura na momo byose dore ngibi biriho. Ubwo rero urumva ko nta kindi kintu kiyizanye ngije guhangana na Binance, kandi abanyamerika murabizi ko ibintu byabo byose babiri ku murongo. Ubwo rero nahanyu dore ngiye mama babereye kugira ngo buri kantu kose murabizi abantu twamayininganye na za Avive mbafasha mpaka 5 twa 5 irinzi ijya ku isoko. Ubwo rero ni FMC Pay iyo aranabikurika aya mbabwiye rwose yari kuri wallet dora ya mureba aya arabikurika, ubu ngubu nashatse nayaguhereza cyangwa nkayahundi rwose yarabikurikura trading ukagura USD tukaba wazigurisha. Ibyo ni ibintu mwibwiriye neza nzi, ubwo nabyo tuzabireba nta kibazo, ariko nyine negira ngo mbereke ukuntu ukora verification y'iyi account ya FMC Pay. Ubwo rero link nayibahaye mukore account nshyashya, ubundi ibindi byose tuzaba turi kumwe kuri YouTube channel All Mining Update ndetse no kuri group ya WhatsApp All Mining Update. Niba utarimo reba muri description y'iyi video ubasha kubonamo link, ubundi tujye tubana 5 kwa 5. Ibihe byiza rero kuri mwese, kandi amahirwe n'imigisha kuri timu yanjye. Niyo mpamvu mbabivuga gutyo, amahirwe n'imigisha kuri timu yanjye. Umuntu wanyandikiye, umuntu winjiriye kuri link yanjye nta makuru ajya abura, ahora ari update. Murabona ko yaronshinzwe ku ya mbere yo kwa 2022, ubwo baracyazitanga mining unlimited, turacyazijya rwose muri iyi minsi. Ubwo rero fatiraho nawe utangire wibikaho izi coin za FMC Pay. Ibihe byiza kuri mwe mwese rero, ciao ciao.